wa gatanu tariki 3 Mata 2020 Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yasohoye itangazo rivuga ko igikorwa cyari giteganyijwe cy'itsinda rito ryari kuzajya ku masita azatoranywa mu turere gutangiza icyunamo guhera ku itariki ya 7 Mata kitakibaye, ndetse n'ikindi cyo kujya kugisoreza ku rwibutso rwa Rebero nabyo bitazabaho. Mu minsi ishize iyi komisiyo yari yatangaje ko ku itariki ya 7 Mata 2020 hari itsinda rizaba rigizwe n'abantu bake bazajya gutangiza icyumweru cyahariwe kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no mu turere naho hazagira abantu bake bajya kuri site zari kuzatoranywa bakajyayo. Izi mpinduka zishingiye ku cyemezo cy'inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 1 Mata 2020 ikongera iminsi yo kuguma mu rugo kugira ngo abaturarwanda bakomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19 benshi bamaze kumenya nka coronavirus n'ikwirakwira ryacyo. Iri tangazo rivuga ko kiriya gikorwa cy'itsinda rito ry'abazajya gutangiza icyunamo ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi cyo kizabaho, ariko icy'itsinda rito ryari kuzatoranywa muri buri karere bakajya kuri site bari kuzatoranywa cyo kitakibaye. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Dr Bizimana Jean Damascene nibyo asobanura ahangaha. Muzi ko muri iki gihe turimo nyine tuhanganye n'icyiciro cya coronavirus, hari ingamba guverinoma yafashe no mu nama y'abaminisitiri iheruka yabaye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 4 yongereye igihe cyo kwirinda abantu bakaba bari mu ngo kugeza ku itariki 19 z'ukwa 4. Byatumye rero mu mabwiriza twari twatanze ajyanye no kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi tunita kuri ibyo biteganywa n'amabwiriza. Ibyahindutse rero ni ibi: icya mbere nuko mu mabwiriza twari twatanze mbere mu gutangiza icyunamo ku rwego rw'akarere twari twasabye yuko hajyayo itsinda rito cyane rigizwe n'abantu batarenga 10 muri buri karere, bakajya ku rwibutso rumwe rw'akarere bagashyira indabo ku mva zishyinguyemo Abatutsi bishwe muri Jenoside. Igikorwa kikaba kigufi cyane, bagahita basubira mu ngo. Icyo gikorwa rero twasanze nanone cyaba kitajyanye neza n'ibyo amabwiriza ateganya, kubera yuko abantu 10 basohotse bagahurira hamwe habashobora kubaho ikintu cy'uko ubwandu bwashoboka cyangwa ingamba ntizibe zinubahije uko ziteye. Dusanga ibyiza ari uko icyo gikorwa cyarorera, noneho abo bantu bari kuzajya muri izo tsinda bagahama mu ngo zabo bagakurikira igikorwa cyo gutangiza icyunamo kuri radio na televiziyo. Icyo gikorwa kikaba kizabera ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Icyo nicyo cya mbere, bivuze ko mu turere twose tw'igihugu igikorwa kimwe cyari giteganyijwe cy'itsinda ritoya cyo gutangiza icyunamo ku rwibutso rw'akarere gihagaritswe, nta kizaba, bazagikurikirira mu ngo. Igikorwa cya kabiri nanone cyari giteganyijwe ko cyari kuzakorwa n'itsinda ritoya, ni igikorwa cyo gusoza icyunamo cyari kuzabera ku rwibutso rwa Jenoside rwa Rebero mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Icyo gikorwa nacyo kirahagaritswe. Ni kimwe nk'uko nari nduvuze mu kanya, niyo hagiye abantu 10 abo bantu bazaba bari buhure, bashobora gusuhuzanya, baregeranye. Urumva riske yo kwirinda mu buryo bwo kwirinda 100% ntabwo yaba yuzuye, ntiyabihari. Niyo mpamvu ibyo bikorwa byombi byagombaga guhuza iryo tsinda ritoya nabyo dukurikije ingamba guverinoma y'u Rwanda yafashe, twasanze nabyo bigomba guhagarara, tugakurikira igikorwa cyo gutangiza icyunamo n'ibijyanye byose no kwibuka dukoresheje itangazamakuru za radio, za televiziyo n'imbuga nkoranyambaga. Nizo mpinduka ebyiri zabaye. Itangazo rigufi dusohoye mu mwanya ushize. Twateganyije cyane by'umwihariko mu cyumweru cy'icyunamo kuva ku itariki 7 kugeza ku itariki 13 twateganyije ibiganiro byihariye bifite ingingo bizajya biganiraho buri munsi. Ariko mfashe urugero ko nko ku itariki 7 twarababwiye icyunamo kizatangizwa mu gitondo ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi, bikurikirwe n'ijambo nyamukuru rizanyuzwa kuri radio na za televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu bashobore gukurikira ubwo butumwa hose aho bari. Saa 9 kugeza saa 11 hari ikiganiro cyihariye kizanyuzwa none kuri za radio na televiziyo zitandukanye kivuga ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ingamba zo kuyabungabunga. Icyo kiganiro kizahuza itsinda ry'abantu, hari abazaza muri studio bakeya ariko abandi bashobore kuba babazwa hakoreshejwe ikoranabuhanga
itumanaho abari mu Rwanda no mu mahanga. Noneho na nimugoroba haba ikiganiro cyihariye cya Ibuka, umuryango Ibuka ugira ubutumwa utanga nk'uko babikoraga buri gihe ku mugoroba w'ikiriyo. Nabwo bazabikora ariko hakoreshejwe ubwo buryo bw'itumanaho nababwiraga mu kanya. Noneho icyumweru cyose hazagenda haba bene ibyo biganiro byateguwe bifasha abantu kwibuka bari mu ngo, batiriwe basohoka kuko amabwiriza yo kwirinda icyorezo atabyemera. CNLG ivuga ko gahunda zose zijyanye no kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi muri kiriya cyumweru abaturage bazabikurikirana ku bitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga bari mu ngo mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.